Ya bene data, tubahaye ikaze aha muri studio za Tujazo Injili. Mbere yuko dutangira tuganira, reka tubanze dusenga Imana kugira ngo tuje gukomezaho na gahunda zindi zikurikira twabanje kwiyambaza Imana. Mana ugira neza, urera urakiranuka, nta wundi mwami n'umwe wagereranywa nawe. Muri aya masaha kuri uyu munsi tuje imbere yawe, turasaba kugira ngo ubane natwe, tugirire neza muri gahunda zose zikorerwa aha hantu. Titwakwishoboza ubwacu, ariko ijambo ryawe riratubwira ngo dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Reka uyu umwanya w'agaciro, reka ijambo rigiye kuvugirwa aha hantu rigira ico rikoze ku mitima y'abantu. Tidubasha kumvikanisha usibye Mwuka Wera wenyine. Turavuga nk'abantu, tukavuga icyo duhaye, ariko turasaba Mwuka Wera kugira ngo abashe kumvikanisha icyo duhaye. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tuje kuganira umwanya utari munini bikurikiranyije nuko ikoranabuhanga. Turasoma Abami ba kabiri, ibice ni 2, umurongo wa 9. Haravuga ngo bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, saba ico ushaka cose ndakigukorera, taratandukanwa nawe. Elisa aramusaba ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Murumva, Eliya yarasabye Elisa kumusaba ico ashaka bataratandukana. Agiye kumusaba aramubwira ngo ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Ijambo tuzagenda tuganiraho igihe kitari gitoya, ariko tugenda tuganira ibice bigufi kugira ngo bitabazaza bitwara umwanya muremure. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo kugira imbaraga zikuze kabiri. Gusaba Imana imbaraga zikuze kabiri. Gusaba imbaraga zikuze kabiri. Gusaba Imana imbaraga zikuze kabiri. Muri iki gihe dukeneye imbaraga zikuze kabiri, kuko turi mu ibihe bibi. Ni bya bihe Paulo yavuze, aravuga ngo turi mu bihe by'ubuhenebere, mu ibihe by'imperuka, ibihe bikakaye. Kubera ko turi muri ibyo bihe twabigezemo, dukeneye imbaraga zikuze kabiri kugira ngo tubashe gushobora uru rugendo twatangiye. Tubashe gushobora n'urugendo twatangiye. Ni urugendo tutokwishoboza dukoresha imbaraga z'umubiri. Ni urugendo tutokwishoboza dukoresheje ubwenge bwacu. Ni urugendo tutoshobozwa n'abakomeye b'isi. Ni urugendo tutoshobozwa n'abakomeye mu miryango. Ni urugendo tutoshobozwa n'amafaranga dutunze, ariko ni urugendo twoshobozwa n'imbaraga za Mwuka Wera zikuze kabiri ziri muri twebwe. Ahantu turaganira ku nkuru ya Eliya na Elisa, uburyo Elisa yatangiye uru rugendo asaba n'imbaraga zikuze kabiri. Kubera iki Elisa yasabye imbaraga zikuze kabiri za Eliya? Elisa aje guhamagarwa, Eliya yaraje anyuraho Elisa yarari.
akihagera aho Elisa yari ari, ngo asanga Elisa arimo ahingisha amafizi, ibimasa bihinga. Ageze aho Elisa arimo ahingisha amafizi, iki cyakurikiyeho Eliya afata umwitero awuterera Elisa. Wa mwitero Elisa amaze kuwufata, ngo imbaraga za Mwuka Wera ziza kuri Elisa. Amen. Imbaraga za Mwuka Wera ziza kuri Elisa. Zimaze kugera kuri Elisa, ngo Elisa ahitamo gukurikira Eliya, kubera ko imbaraga za Mwuka Wera zari zimaze kumugeraho. Ikindi gikurikiraho cya kabiri yakoze, amaze kwakira imbaraga za Mwuka Wera, ngo yafashe bya bimasa yahingishaga, arabyica, arabibaga. Aho hari inkuru ikomeye cyane. Ubundi iyo tukiri ahantu tutarabasha kwakira Mwuka Wera, biriya bintu byari bidufitiye agaciro, biriya bintu twabona ko ari iby'ingenzi ku buzima bwacu, biriya bintu twabona tutabifite tutabaho, biriya bintu twabonaga kuko ari byo bidukamiye, iyo twamaze kwakira Mwuka Wera bihinduka ubusa. Pawulo aje kuvuga, Pawulo aravuga ngo ibyarindamu yaje. Amen. Ibyarindamu yaje maze kumenya Kristo, ngo nabifashe nk'ubusa, ngo ndetse mbihindura nk'amase. Ibyo Pawulo yise ngo yahinduye nk'amase n'ibiki? Yari afite amadokito, yari afite ibintu byinshi bikomeye, yari yarizeye umuhanga. Ibyo bintu byose by'ibikomerezwa yari afite, asanga ubutunzi bwo kumenya Kristo no gutunga Kristo muri we, bya bintu biba hasi cyane icyo yari yakiriye. Iyo Mwuka Wera yamaze kugera muri wowe, ibyo wabonaga nk'agaciro utarakira Mwuka Wera ubona ko ari ubusa, birapfa. Iyo utarica bimwe bw'abamwe mbere utarakira Kristo, ubu utarakira Mwuka Wera. Kandi rero kubivamo titwobivamo n'imbaraga zacu, tubivamo n'icyo twakiriye cyagaze muri twebwe. Bibiri iravuga ngo ufite uwo mwana ufite ubugingo. Umwana Yesu Kristo ni Mwuka Wera. Amen. Dufite Mwuka Wera nk'umwana muri twebwe. Uwo Mwuka Wera ngo niyo bamanukira ngazabibutsa, ngo anabigishije ntabigishije. Mwuka Wera yamaze kugera muri twebwe, ni udukura muri biriya twari turimo byaduheshaga agaciro, twabonaga byari bikomeza kuri twebwe. Mwuka Wera akazana ikindi cy'agaciro kuri twebwe tubona, aduhezesha amaso tukabasha kubona ibindi by'agaciro biri imbere. Elisa rero nibwo yakomeje urugendo na Eliya. Akomezanya urugendo, Eliya agenda yigisha amwigisha. Ubwo urugendo bakomezanyaga yagendaga amwigisha, yagenda amwigisha. Bivuga iki? Buri muntu wese akeneye umwarimu muri uru rugendo rugana mu bwami bw'Imana. Ukeneye umuntu kwigisha, ukeneye umuntu ugufasha, ukeneye pasiteri wawe, na pasiteri akeneye pasiteri wiwe. Nta muntu udakeneye undi muntu umufasha. Mwibuke imbere y'abigishwa hariho Yesu Kristo. Aha dusomye imbere ya Elisa hariho Eliya. Imbere ya Timoteyo hariho Pawulo. Buri muntu akeneye undi muntu umubasha kumufasha muri uru rugendo turimo, ntiwakwishoboza. Niyo mpamvu abantu benshi bananiwe. Nimba umuntu wabona umuntu agize impano ahawe na Mwuka Wera, mwumve n'iryo jambo impano ni ikintu wahawe. Nimba ari umukristo wanjye wagize impano, muri wa mwanya yakiriye ya mpano, ahita abona kuko pasiteri ntaco akimaze, nta jambo, kubera amashaha yakomewe ibitangaza hayakora. Mureke mbabwire, hari abantu benshi muri urugendo bananiwe urugendo bikurikiranye n'amashi bakomewe mu nzira, kandi igikenewe si amashi dukomerwa mu nzira. Urugendo ni ukugera ku mwami Imana. Abantu benshi bananirwa mu nzira kubera amashinzira bakomewe, akabona pasiteri we ni umuntu udashobotse kandi udashoboye, bimwe bavuye muciye amazi, akabona kuko kubera ko hakora ibitangaza n'ibimenyetso, akabona ko ari igitangaza. Mureke mbabwire, igikenewe si ibitangaza dukora, igikenewe si ibimenyetso bitangwa, igikenewe ni intumbero y'urugendo rwa kumwami Imana. Gukora byinshi birundangije ariko ukananirwa mu nzira ntugere ku ntego, mu by'ukuri waruhijwe n'ubusa ntacyo wakoze. Ubundi guhura n'umuntu urimo wirukanka yayobye, uhura n'indege yayobye, ahubwo wahura n'umuntu ucumbaga ugendera ku kibanda ariko uze icyerekezo cyahagana. Hanyuma ikintu cya mbere ari intambwe bateye kugira ngo babashe kugera, tubashe kugera kuri Yorodani, aho ugomba kubanza kunyura kugira ngo ubashe guhabwa izo mbaraga. Ahambere ni Gilugari.
Igirugari bisobanura iki? Igirugari bisobanura gukebwa, tugahinduka ibyaremwe bisha. Amen. Tugahinduka ibyaremwe bisha. Ubwoko bwa Isiraheli nibo bwinjiriye buvuye mu butayu. Igirugari abatari barakebewe mu butayu babakebewe hehe? Igirugari. Igirugari ntabwo duhindura igisekuruza, tugahindura amateka, tugahindura izina. Muri inzara ni ngo nahindura izina, unahawe irindi zina risha. Uhabwa irindi zina risha iyo wageze igirugari, ukihana, ukavuga uwo ari we, ugapfa kuba uwo ari we, wamara gupfuka zuka. Niko rya jambo ribona bambanywe na Kristo, kuzukana na Kristo. Abantu babivuga mu magambo ariko mu bikorwa bitarimo, mu mutima bitarimo. Rero iyo uri igirugari ni ahantu ubasha guhindurirwa, ukambara undi muntu musha, ukambara undi mwenda musha, ukambara undi yego. Igirugari ni ahantu duhindurirwa, ni ahantu duhindurirwa. Eliya abwira Elisa ngo nasigare igirugari, arangije aramubwira ngo ndagukurikira, ndacyakomeje gukurikira. Bivuga iki? Hari abantu bakijwe yego, ariko bamaze gukizwa baranyurwa, baricara kibagira indi ntambwe batera. Kandi mu by'ukuri birasaba gutera indi ntambwe. Iyo umaze gukizwa utera indi ntambwe mu gakiza. Hari izindi ntambwe zisabwa. N'icyayi usanga umuntu yarakijijwe ariko nta jambo, nta mbaraga, kuko yari ari mu myaka yashize muri za 40 ingahe. N'icyagihe umuntu umva yakijijwe muri za 40 ariko wareba imbuto ye ukazibura, ni ukubera ko yarakijijwe niko kuri. Ariko amaze gukizwa ntiyasuye gutera intambwe ngo ave mu bwiza aje mu bundi. Kandi Bibiliya iravuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Aranga batera intambwe ya kabiri, berekeza i Beteli. Beteli bisobanura mu nzu y'Imana. Beteli bisobanura mu nzu y'Imana. Beteli mu nzu y'Imana. Beteli ni ahantu heza, ni mu mashimwe, ni mu byishimo, ni munezero. Niho Yakobo yaryamye yisegura ibuye, ngo abona abamarayika bamwe bazamuka, ngo abandi bamanuka ngo ku rwego, ngo aravuga ngo kumbe ngo naraye marembo y'ijuru ntabizi. Bivuga iki? Ni Beteli yari mu bwiza bw'Imana, muri presence y'Imana. Beteli ni ahantu turamiriza Imana. Beteli ni ahantu dusingiza Imana. Beteli ni ahantu tuvuga gukomera kw'Imana. Beteli ni mu byishimo. Beteli niho dutambira. Beteli niho turamiriza Imana. Rero hari abantu baje mumve rino jambo, baraza batanyuza igirugari, bisanga Beteli, baratangira bararanya barahimbaza. Abo bantu nibo bateje n'ikibazo n'itore kubera ko batabanje guca igirugari ngo bashe bitanye. Ukaba mu itorero ariko ukiri wewe wa kera, kubera ko baraje uhitira muri korali. Byari kihari, icyari gihari cyari kigezweho n'icyo bahitiyemo. Uzamukana na cyaki, uzamukana n'abantu banyuze igirugari wo utarahanyuze. Mu by'ukuri kose aho uzagera uzananirwa mu rugendo, uzananirwa. Nico gihe abo bantu icyo bamenyera ni abantu bifuza imigisha batarakamenya Imana itanga umugisha. Ni abantu bifuza imbaraga batazi Imana itanga imbaraga. Ni abantu bifuza ibinezaneza byo munsi y'Imana ntibanabibone, bikurikiranye ko batazi Imana itanga ibinezaneza. Ni abantu bagenda ariko badafite umwuka w'Imana ubasha kubayobora, kubera ko baracari bo bakera. Biyambure ibitari by'Imana, kwambara umwenda wera. Iby'Imana birangwa n'urukundo, ineza n'imbabazi. Umva icyo ngusaba, n'umwuka ubwenge no guhishurirwa, dusheko ukumenya kitukira abacu ngo twiyobore. Ibyo dukora bitadukwiriye, wahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri kare. Beteli birasaba kuko ubanza kunyura igirugari ukabona gukira Beteli. Eliya abwira Elisa ngo nasigare aho Beteli. Elisa aramubwira ngo icyo ushaka sindakigeraho,
ndacyakomeza njye nawe. Bakomeza urugendo bagana ahitwa Iyeriko nta cyiza kihaba. Iyeriko ni mu bibazo. Iyo Uwiteka yabonye wamaramaje kumukurikira, iri jambo muritegeye, iyo Uwiteka yabonye wamaramaje gukurikira Uwiteka, wamaramaje muri bizera ngo namaramaje gukurikira Yesu, ngo muzago no mu byiza byose ibyo mpura nabyo ntibizambuza gukomeza urugendo. Iyo Uwiteka yabonye wamaramaje arakujana akakunyuza Iyeriko ni mu bibazo. Iyeriko nta byiza bihaba. Iyeriko ni wawe baza akayoba gufi mu bihe wapana bugufi bwose, ubugufi bwo kureba igihagararo cy'umuntu ni ubugufi, aranzuye ukagaragara nk'umuntu mugufiya nubwo muremure mu gihagararo, ariko n'umwana mutoya agasa n'ufite ijambo kukurusha. Uwiteka ari igihe azayemera kuko ucishwa bugufi, ugaragara nk'isuzuguro nta gaciro ufite, bikurikiranye n'ishuri ry'Imana irimo kwigisha. Cya kabiri, i Beteli niyo kuba Baritimayo b'impumyi. Hari igihe uzagera mu gihe utabasha ko wanabona, ukaba nk'impumyi, waterera amaso ntubone, wareba hakurya ntubone, n'abantu ntibanakubone mugabo. Ibyo bihe bibaho, ibihe byo gusa naho uri mu kintu gikomeye gisa kuko. Kuba Baritimayo b'impumyi i Beteli, Iyeriko, Uwiteka azayemera kunyura mu gihe gisa nk'icyo, igihe gikakaye, igihe cijimye, igihe cy'ubwira kabiri, igihe cy'umwijima mwinshi. Umwana izayemera kuba mu bihe bisa nk'ibyo ngibyo. I Beteli ni ahantu hari amazi akereta. I Beteli hari amazi i Beteli yari amazi akereta, yari amazi abishe mabi, ngo inka zayo yarayanywaga zikaramburura, abagore barayanywa batwite inda zikavamo. Ikereti hari habi, hari amazi mabi, ariko Uwiteka akemera ko ugomba kunyura Ikereti mu buzima bumeze kubwo kugira ngo ubashe kuja kwiga. Ubundi hari ibigeragezo bitatu. Hari ikigeragezo navuga kuko ibigeragezo ari kiva ku Mana. Ikiva ku Mana kiza ari ishuri ry'Imana ibasha kukwigisha. Nubona uri mu bihe bikomeye ntugakomeshe. Buri kintu cyose ubiye na cyangwa gukoma Satani, harimo ibivuye ku Mana kuko Imana yawe iri mu kwizerwa. Ngo ni nk'izahabu iri mu ruganda irimo itungana, kugira ngo iri zahabu ni kunyura mu ruganda igatungana. Imana si yo muswa ibasha gukoresha abantu itateguye. Iyo ibona ko ibyo gukoresha ibikomeye ikinyuza mu ishuri ryayo, ukabasha ukiga ishuri ry'Imana, ikagukanda ikagukuramo biriya bintu by'uswasi twose turiya tuntu tukavamo. Rero ikemera kuba kunyura Iyeriko kugira ngo ibashe kukwigisha. Hakabaho nabona ibindi, nabo rero bitabona ibishuko, si ibigeragezo. Ikigeragezo ni ikintu wawe ugeragere kugira ngo ubashe kuva ahantu watunganywe. Ni ibishuko bya Satani kubera ko yarasinzwe ntiyemera ko tuba basinzi. Satani ntashaka kutugera mu bwami bw'Imana. Azana ibintu bisa naho ari byiza mu gihe, akazana ibintu bisa naho nacagihe ibona wahuye n'ikintu gikomeye cy'ishuri ry'Imana, azana ibindi bintu bisa naho ari byo bizagufasha kugira ngo ubashe kuva muri ibyo, akakwereka ibintu biyegirana kugira ngo ubashe kuva muri ubwo akwambura ubwiza bw'Imana. Satani ni mujanja, Satani ni gito, Satani ni umujura, ngo nta kindi cyamuzanye usibye ngo kwica, kwiba no kurimbura. Rero Satani araza kugira ngo dukure mu bwiza bw'Imana, akakwereka ibyiza bisa nk'ibyo. Ni ibishuko. Hakaba n'ibindi. Ikindi cya gatatu ni imyitwarire mibi yawe, imiterere yawe idakwiye. Icyo gihe naco ari gihura n'intambara bikoreye n'imiterere yawe mibi idakwiriye, ukiremera intambara zitari ngombwa bikurikiranye n'imiterere yawe mibi. Ariko iyo kiriya cyambere wacubahirije, wabasha kwiga ishuri ry'Imana ukaryiga ushoboye uhagaze neza, icyo gihe ubasha gutsinda bino bindi bikurikira. I Beteli ukahava. I Beteli ni habi. Iyeriko ni habi cyane. Wibutse wa muntu wari uvuye i Yerusalemu amanuka aje Iyeriko, ngo yahuye n'abambuzi, wahura ngo n'abantu ngo baramukubita, ngo bamugira nabi, ngo baramwambura, bamusigara intera, baramukomeretsa cyane. I Beteli nta cyiza kihaba. I Beteli niho hantu bimira ubwoko bwa Isiraheli. Ubwoko bwa Isiraheli bimira i Beteli, bamugirira nabi kuko I Beteli nta cyiza kihaba. Ariko Imana izayemera ko tunyura mu buzima bw'Iyeriko bambe, izemera ko tunyura Iyeriko. So nawe kuvuga I Beteli, Iyeriko izemera ko tunyura Iyeriko kugira ngo tubashe kubabarizwa Iyeriko, kugira ngo tubashe kuva Iyeriko dufite imbaraga zadushoboza gutsinda ibindi biri imbere. Amen.
hanyuma Eliya abwira Elisa ngo nasigariye ariko aramwumvira da icyo nasabye icyo nshaka sindakigeraho ndacyakomezanyije nawe. Barakomezanya bagera kuri Yorodani. Ijana gusoza kuri Yorodani bisobanura iki? Kuri Yorodani bisobanura ni ahantu ho kuvanga, ni ahantu ho gutandukana. Amen. Niho ubwoko bwa Isiraheli bwatandukanye n'abanyamahanga, niho ubwoko bwa Isiraheli bwabashije kwambukira kuri Yorodani. Kuri Yorodani niho abantu bakirira. Kuri Yorodani ni ahantu hazima, ni ahantu hakwiriye. Iyo umaze kugera kuri Yorodani ubasha gutandukanya ibintu byivangitsanyije bivanguturanirwa hehe iyo ugeze kuri Yorodani. Kuri Yorodani ni ahantu ugera hakabasha gutandukanya, ukamenya icyiza n'ikibi. Iyo ugeze kuri Yorodani hari igihe tuba tukiri no hakuno ya Yorodani ibintu bivanze, ubona bisa nk'aho ari byiza byose, ariko iyo ubasha kugera kuri Yorodani ubasha gusobanukirwa ibintu bigatandukana, abanyamahanga bagasigara, ukabasha kwambuka. Ubwoko bwa Isiraheli bwaramutse Miriyamu, hatangira kuza indirimbo z'amashimwe no kuvuga gukomera kw'Imana. Ntiwovuga gukomera kw'Imana nyako utarabasha kwambuka. Amen. Niho bageze bambutse hakurya Yorodani ngana ku musozo, niho Eliya yabwiye Elisa, aramubwira nti rero Elisa tugiye gutandukana, saba icyo ushaka kiri kumwe nawe mbashe kuvuga. Niho iri jambo twasomye, niho yavuze avuga ngo bageze ngo hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera taratandukanywa na. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe wera, ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe wera. Hanyuma tuzokomereza kuri iri jambo hejuru y'imigabane. Elisa amaze kwakira imbaraga zikubize kabiri icyo zamukoresheje. Mwibuke ko Eliya yakoze ibitangazo 8, ariko Elisa yakoze ibikubize Eliya inshuro 2, bikurikiranye ko Eliya yahawe imbaraga zikubize kabiri. Amen. Nibwo Elisa yabwiye Eliya aramubwira ngo tumbera. Nibwo Eliya yazamutse muri Segwakira mu gashuru kenshi cyane, amusaba kumutumbira mu gashuru kubera icyo yarategereje yarakeneye gufata. Atumbera mu gakungugu mwishi mu maso, abasha guhabwa imbaraga zikubize kabiri. Bene data, ndabifuza ngo tubashe kunyura kuri izi ntambwe, tubashe kunyura i Gilugari, tubashe kunyura i Beteli, tubashe kunyura i Yeriko, tubashe kunyura kuri Yorodani, kugira ngo tubashe gusingira imbaraga zikubize kabiri. Nibwo tuzobasha gushobora uru rugendo. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Shalom shalom. Tuzakomereza hakurya ya Yorodani turebe ibyo Elisa yakoze amaze kwakira imbaraga zikubize kabiri. Imana ikomeze bagire neza, Imana ikomeze bagire neza. Urakoze Mana Data, ijambo ryawe ubashe kuduha muri uyu mwanya, abo turisange n'abaryumvise rikabashe kwakira imbaraga zikubize kabiri, kugira ngo babashe kunesha ibiraha ngaha bitugoye bitugarije, ibyo tubona bikomeye imbere twe twakwishoboza bwacu, ariko tudafite imbaraga zikubize twananirwa, kuko turi mu bihe bikomeye, ibihe biremereye, ibihe biruhije, ibihe byo kwikunda, ibihe by'intambara, ibihe by'inzangano, ibihe abantu banga abandi bantu, igihe abantu bararira abandi bantu ku majoro, igihe abantu badafite amahoro yo kubasha, umuntu akabura amahoro ari kubera kugira ngo abashe kugira abandi bantu nabi. Ibyo ni ibihe twebwe ubwacu twakwishoboza, ariko tubasha gushobozwa n'Umwuka Wera. Niwo dusabira abasha kuza, abandi nako dushoboza mu rugendo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yes. Murakoze cyane.